Claire urasekeje. Nese wamuvuze sha. Yitwa Rocky. Asobanura filime nyarwanda. Ntago twateretanye igihe kinini. Twari duturanye. Yego aho niho nshaka. Mwari muturanye, mwamenyanye muti. Okay, mwari muturanye. Iyo uri mu gihe cyo gufiansanya Deni n'umuntu, hari igihe pe muganira byo kone ibintu ntago nyine muri kubyumva kimwe. Kubera iki byageze aho mubana kandi n'ubundi mbere warabonaga ko ibintu mutari kubyumva kimwe? Nuko yanteye inda. Ndatekereza nashidikanya ko ntabura mu nzozi zawe, kuko inyoni z'ubwoko bumwe zigurukira mu gacu kamwe. Wabyutse ute? Yego. Warose iki? Ijoro ryagenze neza. Ahubwo twagiraga aka box to savingamo amafaranga mu rugo yaraya Briana. Ikintu nibuka nuko nayo yatwaye, ntago nzi ngo yakoresheje iki. Karari nicujije impamvu ntayahishe. So umuntu umwe wagukunze kuri kubera ubuhamya bw'ubuzima wanyuzemo bw'urugo bw'iki gihe gito yibajije ikibazo shaka kumubariza muri kano kanya kugira ngo musubize. Yibaza ikibazo kigira kiti uwo mugabo amaze gufata udushakoshi twe yigendeye. Ese byaje kugenda gute? Iki cyakurikiye nyuma yanzu wayigumyemo washoboye kuyishyura? Ese byagenze ibintu mwari mufite mu nzu dawe yagiye mumaze no kwiyubaka mufite ibintu maze kugira udufaranga kuri konte mubika udufaranga kuri konte n'ibiki byose byaje kugenda bite? Iyo nzu bya bintu mwari mufite mwarabigabanye cyangwa yarabijyanye byose cyangwa wowe warabigumanye? Ese nyuma yaho nyine ubuzima bwaje kugenda bute akimara gusohoka muri yanzu muri ako kanya? Ngiye wakimara kunta papa Brian dawo kuba hari ariko ndabahekeye mbafitiye umwana rero ni nyirakuru iteka ryose nanjye ndi umukazana waho ariko nubwo nahaba. Ibyo bintu rero byarambabaje mu mutima. Buri munsi yo nabaga ngiye gusenga umutima wanjye warambwiraga ufite ikintu mu mutima ubitse kandi kikubabaje Deni. Nkavuga ati sinatinyuka kujya imbere y'uyu mubyeyi ngo musabe imbabazi. Uzi imbabazi nari ngiye kumusaba zuko mpora murakariye, zuko numva mufitiye umujinya. Nivuze se Mana yanjye uyu mumama kuki atanambwiye nawe kari umumama sibyo? Kuki ataje anambwira ati rero gutya gutya yarandetse? Still now nikurebye hirya ni mabukwe wanjye azahora ari n'amabukwe wanjye nubwo ntagize umugisha. Nongeye kubaha ikaze rero mbahaye ikaze kuri Rwanda Clarisse nk'ibisanzwe. Amahoro y'Imana n'abane namwe ndabasuhuje ndabaramukije ahantu hose muri hatandukanye. Nyagasana akomeze kubahira akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Aha nkuko rero musanzwe mubizi umva your wishes guys tujya tuzigenderaho tukazikurikiza. Nkuko muri kureba hano rero turi kumwe n'umumama mwiza. Sijya mvuga umumama kuki unyambura ubumama? Umusingo mama. Ndi umumama ariko umudamu mwiza uri imbere yacu hano. Ntago ari ubwa mbere tuganiriye kuri Rwanda Clarisse. Ntekereza ko kino ari ikiganiro cya kabiri tugiye kugirana. Ndagira ngo rero twaganiriye dufite abasubscribers wenda nk'ibihumbi nka 40 na bingahe ariko hiyongereyeho abantu barenze 1000 ku bantu bakubonye bwa mbere kuri Rwanda Clarisse. Ndagira ngo ngere ubibwire mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu. Amazina yanjye murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Umubyeyi Denise. Yego ndi umumama nkuko bivuze ndi umusingo mama. Tugiye kuganira nanone n'Umubyeyi Denise. Denise hari ikiganiro twagiranye cy'amateka yiwe yuko yavuye yuko yisanze abaye single mom, avuye mu rugo rw'igihe gito. Munyarukire kuri Rwanda Clarisse murebe hasi muraza kubona icyo kiganiro. Ntago kimaze igihe kinini ni igihe gitoya. Rero tumaze gukora kira kiganiro nubwo kimaze iminsi mikeya mbere ko dutangira ikindi ndagira ngo duhereze feedback
wakiriye nyuma yo gukora kiriya kiganiro? Ese wiyumvisha ute, cyangwa se abakirebye bacyakiriye gute? Se wowe ukimara kugikora wabyakiriye gute? Message za mbere nabonye zari nziza, ndazisoma, ariko njyewe byarantunguye kuko ari message nziza bampaye. Njye nari nzi ko bari bunuke. Bakuhora iki se Deni? Kubera ko societe yarangiritse. Societe rero niba yarangiritse, ntago wabwira umuntu ngo tekereza ibi, andika ibi. Afite uburenganzira bwo kwandika icyo ashaka bitewe nuko yumvisha ikintu. So numvaga ko rero njyewe akenshi wenda abantu bazabifata mu buryo butandukanye, ariko natunguwe no kubona comment nyinshi ari nziza. Ndabashimiye cyane. Turabashimiye rero bantu, mugira umutima mwiza. Donc iyo turi gutanga ibiganiro gutya ntago abantu babyakira kimwe Deni, ntago abantu babyakira kimwe, ariko nzi neza ntashidikanya yuko ikiganiro wo cyagenewe kwigisha we abahari niwe kiba cyagenewe. Ntago rero tuzabaho ngo tunezeze abantu bose, ntago bishoboka. Ubu hari umuntu abonye wanditse message aravuga ngo ariko ngo abantu ngo murateta. Ngo se ndashaka unsobanurire kwako kantu. Ngo se umugore wamugaburiye, wamwishyuye inzu, wamwambitse, uriko ngo ikindi abakeneye ni igiki? Wowe kuri wowe wumva ibyo ngibyo bihagije kuba waba mu rugo bakugaburira, bakwambika, banakwishyurira inzu gusa mu rugo? Cyangwa umugabo nk'umugore mu rugo, uri mu rugo rwawe n'umugabo wawe, ufite byose muri make, arakugaburira, arakwambika, anakwishyurira inzu. Ibyo urumva bihagije koko? Se reka nkubaze, reka mvuge muri comment baroze comment. Umugore bamuha afite buri kintu cyose kiri mu rugo umuntu yakwifuza. Ese nta wabo yagiraga uwo mugore ngo ibyo bintu be biriyo? Yego. Ni ukuvuga ngo rero ntago bihagije. Uriya muntu wanditse iyo comment ngo ni miteto, ngo ni ukugira gute, twamubwira iki buriya? Niko byumva. Courage. Niko byumva ya Clarine, uko wumva ibintu siko mugenzi wawe. Kandi ntekereza ko umuntu wanayanditse iyo comment ari umuntu w'umugabo. Ubwo mugabo niyo yaba umukobwa niyo yaba umuhungu niko yabyumvaga, kandi nta nicyo bitwaye rwo. Umuntu w'umugabo wagize no twari bwo kuyandika Clarine, hari n'umuntu bireba ntanandika. Ariko abantu bikigiye mufite ikibazo cyane abagore, mufite umuteto ukabije. Ngo yitwa Mupenzi Andre. Ndakuvuze Mupenzi we, reka nkubwire niba ukiri umusore, niba ukiri umugabo. Ngiyoretse wandika umugabo, waretse umugabo wandika. Mupenzi Andre wanditse comment. Ntago umugore ari uwo kurya akagaburirwa. Wasanga Mupenzi nta n'umugore agira, ariko vuga ibintu atazi. Rero reka tumukebure. Niba nta mugore ufite, umugore ntago aba yarazanywe no kurya, no kwambara, no kwishyurirwa inzu gusa. Inzu yayibagamo, yaryaga, yanambaraga, nta musanze yambaye. Iyo nzu yabaga atanayishyura, wenda ari iy'ababyeyi be, cyangwa ari na nziza kurusha iyo arimo. Birashoboka cyane, sibyo? So rero guys, mwabagabo mwe, mwabasore mwe, ubu Mupenzi atumye tumuheraho, uri kumva? Uramurenganyije Mupenzi, uramumaze. Umva noneho Dani, umugore wandiye ndiki? Umva Dani, ngo umugore yarazanywe n'iki? Dani afite imyaka ingahe? Dani afite imyaka 20. Nagira igihe cyo gushaka azabikubwira yagiye gukora. Dani uzashaka umugore kubera iki? Dani ni wowe ubizanye. Uzashaka umugore kubera iki? Wowe n'abahungu buretse n'umuzana ntabyare. Dani ufite ibintu byinshi byo kwiga. Kubera ko ushobora kuzana umugore, uri kumva, mukagira amahirwe make, mugatinda nko kubona urubyaro. Niba uzazana umugore ufite purpose yo kumutera inda akabyara gusa, icyo ngicyo point d'interrogation tuzaganira. Uri kubabariza iki? Icyo umugore aba yagiye kumara, abo bantu bashaka kumenya icyo umugore aba yagiye kumara. Muntu uza mu rugo uzabyara gute? Ikintu cyo kubyara bikora kubyara bidakora. Reka mbase wakivuze kuri cyane Imana ishimwe kugaragara. Dani siko kiganiro rekana na Dani. So Mupenzi Andre rero turakugaye cyane, turakugaye rwose.
akakari nago nkushyigikiye maze turanakubujije mupenzi Andre niba turi no kwigisha abantu ntago ngi umuntu ashaka gukora ibintu ereri kuri channel yanjye ndababwira buri gihe iyi ni channel yanjye n'umugabo wanjye twishingiye ariko abantu bayireba ntago ari tugomba kubera amaraso ya Yesu Kristo n'abacu rero bagafite kwandika ibintu bashaka abantu bacu mwe mwandika ibintu mushaka mujye muba positive ahangaha kuri Rwanda Clarisse turi positive abantu rero uri kumva muzana ibintu byanyu byo kuvuga ngo umuntu ngo afite imiteto umva mbabwire gukora ikiganiro utagaragara ntago ari byiza reka mbabwire mwa bantu mwe munyihanganire murabisuka ibyo bintu ntajya mbigira ariko let me tell you guys uri kumva akami ka muntu n'umutima we buriya shaho agaha kari kuwundi karahandurika Denise nawe buriya afite ibibazo bye ashobora kubikubwira kandi uhita abantu bari kwigirisha umuntu ari kwigirisha wa so rero umuntu niba bazaniye ibintu hano uri kumva mufate mu buryo bwiza nta miteti ihari bro umuntu agira ikintu kimubabaza n'umuntu agira izuko ikintu gishobora kumbabaza Deni we kikagushimisha cyane njya nserereza umugabo wanjye nsitaye gato yababara nyina akababara akambwira ati mana we ati Yesu we ateka agasebe akandi aragasebe gato ariko banca nk'ukuboko ugatuza mukabyakira sibyo so rero hari igihe umuntu bashaka kumuca umutwe ntubabare sha urwo rugero bakamuca umutwe ukavaho ukakiruka nkariya ntubabare uri kumva ariko wamunosha akavuza induru ashaka nafuruta sha kunosha nabirababaza kirari umuntu yari yakunosha wumvise bya bindi so guys rero Andre mupenzi turakubujije nuko twagiye reka twiganirire abantu benshi rero twaganiye ku kiganiro cyacu twagiranye mu gihe gishize noneho duhera ku rugo rwawe rwamaze igihe gitoya uduchallenges wahuriyemo natwo uko byagenze kugira ngo rube rwahagarara ukaba umusingo mama ndagira ngo utuganirize muri make ubundi kugira ngo ujye kubana n'uriya mugabo byagenze gute ndashanga utuganirize inkuru yawe y'urukundo hagati yawe n'umugabo wawe inkuru y'urukundo yahereye he byagenze gute mwahuriye he mbese mbere yuko mubana urukundo rwawe rumeze rute hagati yanyu Claire urasekeje inkuru yanjye nzi neza ko wayumvishe neza uzi impamvu mu by'ukuri ruriya rugo niba warumvishe inkuru yanjye neza ntago twateretanye igihe kinini twari duturanye yego aho niho nshaka mwari muturanye mwamenyanye muti okay mwari muturanye twari duturanye Sonatibe twari duturanye Sonatibe urumva muri quartier mu mufite ahantu muhahira munyura buri munsi so rero aho hantu habaga hari abana b'abahungu abo bana b'abahungu rero harimo n'uwari kuzaba umugabo wanjye aho muhahira aho duhahira kuri boutique bisanzwe muri quartier ko dushobora kuva mu gipangu ukajya kuri boutique so rero icyo gihe navuga ko narindi busy n'ibintu byanjye by'umuziki numvaga nshaka kwigendera mu bintu by'umuziki icyo gihe no gusenga nago nabaga nshaka kubivanga n'inkundo so rero ntago ngena nakubwira ngo urukundo ubuzima bw'urukundo ntabwo nzi bw'urukundo n'umugabo wanjye kubera yuko ntago byabaye igihe kinini nibura nta gihe kinini kirimo Claire nta gihe kinini kirimo yego noneho ubwo aho hantu mwahahiye aho hantu twahahiye rero hari umwana wari uhari ariko ndamugiriye neza umugabo wanjye aravuga se ninde muntu uguhaye ikintu twe tutigeze tugwa nari muhaye inkweto zo kwambara so uzihaye umugabo wawe nari nzihaye umwana okay aho kuri boutique monde aho kuri boutique hari umwana w'umuhungu maybe yafashaga abantu nko kubatwarira ibintu nyine yabaga yibera aho kuri boutique nanjye rero icyo gihe nari mpashye ibintu biremereye ndavuga se wantwaje arantwaza tugeze mu rugo mbona nta gafite inkweto yari yambaye ibirenge ariko nari mfite udukweto mu nzu nanjye ndatumuha rero ibyo bintu byakoze ku mutima wahoze ari umugabo wanjye niho byatangiye kugira ngo no yasigaye kuri boutique umwana yantwaje twajyanye mu rugo ahomba yego so hari no muri ghetto mitamuha utwo tuntu tw'inkwe muhita mwihera utwo dukweta asubiye kuri boutique abantu baravuga ni gute twagumanye igihe kinini hano akaba nta muntu n'umwe wakugiriye neza abone ko wambaye ibirenge so uwo mukobwa atuye he ameze ate ahita yifuza kuza kundeba
araza arakureba, araza arandeba ubwo wa mwana wahaye dukweto niwe wamuzanye, niwe wamurangiye? birashoboka ko n'uwo mwana bwari nk'ubwa kabiri mubonye, ariko bwari ubwa mbere antwaje, niwe buriya wahamurangiye kuko ntiyaranzi, nanjye sinari muzi, ntekereza ko ariko byagenze. nuko aza kukureba, aza kundeba nyine, urumva bari bafite groupe yo muri quartier bakora ibiraka by'ubukwe, ntekereza ko ariyo nzira yanyujijemo yo kundereta. Araza arambwira ati rero kuba uri hano tukaba dufite ibintu dukora, bakaba baduhemba amafaranga make, kuki utaza tukaba tujyana gukora? Rero nari umushomeri, mpita mvuga ati why not, mpita ngenda tujya gukora, turaserva mu bukwe, baduhembaga 5,000. ubwo yaje mu buryo bwo kukurangira akazi? Yaje mu buryo bwo koya très bien, yaje mu buryo bwo kudangira akazi. ubwo se we ntabwo wibaje uvuga ati umusore amenye gute ko nkeneye akazi? Narabimubajije, nibwo yahise ambwira iyi nkuru y'ukuntu uwo mwana yamubonye. Nanjye namubajije, none se kuki umpisemo, uranzi se? Ahita ansobanurira, ambwira yuko hari umwana ugarutse kuri boutique ari we wamurangiye aho hari ntabwo hari kure, hari hafi. Okay, none se yamurangiye aho? Okay, yifuje ko n'umukobwa wahaye umuntu inkweto, nawe araza andangira akazi, naho ngaho twatangiriye tumenyana. Okay, hanyuma rero dusangize nyine aho mukimara kumenyana maho nyine ukuntu mwakundanye, urukundo rwaje ryari, mwakundanye ryari, kugeza aho nyine bya bindi byose biba mukajya no mu rugo. Mu by'ukuri rero ntago nabikubwiye, njyewe ntago twigeze dukundana cyane, twe twaramenyanye, yandangiye akazi. Ni ukuvuga ngo ibintu byo kuganira ngo tuzakundana ngo ibiki, ntago twabyinjiragamo cyane, ahubwo uko twatindaga twakomezaga kuba inshuti, kwiyumvanamo tukaba inshuti. Hanyuma rero twe twaje kubibona, tubona turi mu rukundo, rwari rw'igihe gito pe, rwari rw'igihe gito, kuko nahise ngira amahirwe make yo guterwa inda Karari. Je ntabwo natinze n'ukuri nkubwije. Ako Deni ntabwo umuntu yajya kugutera inda mutakundanye. Yego wenda ni imyumvire yanjye, sinzi ko hari abo batera inda batabanje gukundana, ariko ngiye numva umuntu mwakundanye, mwaganiriye amagambo y'urukundo, mwasuranye, umva nkubwire, ni ukuvuga ngo igihe kirimo hagati yo kuvuga ngo wenda twarakundanye ngo harimo inkuru nini, kandi nta kintu kidasanzwe kirimo cy'inkuru nini hagati yanjye n'inuza. Gute ikintu nibuka cyo twajyaga nko kuzana filime, bahita gutera ahantu kwa Didi, kujyaga tujya kwa Didi hari ababaga inyama, tukamanuka epfo turi kumwe, ngende umva ari ibyo bihenze, nta n'ibindi bihenze. Swaga muri kuganira se yambwiraga ko ari umuhanzi nawe akandirimbira. Ni nka kwe karirimbo yuko yakuririmbiraga Deni. Ntago kabaho, narasekaga, niyo hari yarahimbye. Urayibuka ngo yituririmbire? Ntago gibuka, ntayo nibuka, ariko nyine iyo yirimbaga narasekaga. Mvase wabaye umuhanzi ryari? Ambwiye ngo ndi umuhanzi, ngo nigeze no kugerageza kujya muri studio. Ni ukuri nibyo bintu twaganiraga, tugafata ama movie tukagenda. Ahubwo reka ngubwiye wenda ikintu cyaba gisekeje muri ibyo bintu. Movie mbaza ngo twayireberagayo, nabaga muri ghetto ya fake, iwabo mu rugo iwabo sise banyimana imbabarire, naho siko twayireberaga, sibyo twayireberaga ku mucuti wacu baramuzi abantu benshi. Yari famille y'ahantu bita Sonatube, umwana baranamuzi, bari bo mu gisha mwita Gerigi, nakazine ko kagasirino. Hanyuma rero tukajya kwa Gerigi kurebayo wenda filime, tukagumana. Je n'ubwo buzima bw'urukundo turi kureba filime rero twabaga turi focused kuki kuri movie, ntago twabaga turi gutereta. Ntabwo nka nijoro nyine ngo aguhamagara kubwira ati oh baby girl. Ibi bintu by'amatelefone bije none hakarari, twajya kudutelefone duto twese, kandi wenda yavaga nk'iwabo, nawe ntago hari kure ni wacu, akaza tugahagarara inyuma y'inzu y'iwacu, aribwo wenda ambwira ati ndagukunda, ntabwo namubwiraga ndi nukuri. Namva bisubu nibiki, nta kintu kirenze nukuri ko Imana nzi mu rukundo rwanjye n'umugabo wanjye. Gusa iminsi yose twamaranye mu rukundo hari ibyo twapfaga. Aho ngaho rero nk'ibiki mwapfaga? Iki ntabwo twumvikanaga ku bintu nka byandi twatangiye tuvuga Imana ishimwe, uko ubona ikintu siko nkibona. Rero kutumvikana kuri icyo kintu
bikaduteranya kenshi sibyo niba mbona ibintu muri ubu buryo nta nubwo twakundaga kuganira ku bintu wenda bizatugirira umumaro ariko n'akantu gatoya turi kuganira kumva ntitugahuzaho rwose nese hari iyo uri mu gihe cyo gufiansanya Deni n'umuntu hari igihe pe muganira byo ukabona ibintu ntago nyine muri kubyumva kimwe kubera iki byageze aho mubana kandi n'ubundi mbere warabonaga ko ibintu mutari kubyumva kimwe nuko yanteye inda okay yanteye inda waranabimbye yanteye inda ntunguwe urumva nawe Imana impumugisha ngirira impuhwe nge ntekereza ko umuhungu buri Clary guteye inda akagutwara ntekereza ko ari ubutwari bwa mbere abakoze wenda niyo mugezeyo bikanga ni ibyanyu ariko wenda icyambere aba yagerageje okay rero yari yanteye inda nuko ndavuga ati nanjye reka nsangumo ariko mu by'ukuri ngiyewe ku mutima wanjye naramukundaga ntabwo ari uko nagiye kubera inda ariko mbajije impamvu twabanye twafiansanye igihe gito tukabana inda niho handi ni nakubazaga nti ujya kwemera ko umuntu agutera umwana nyene ngeze kumbaza ngo ariko ubwo baguteye inda gute ujya ngo wame mbona ubwizi kuri bamusubije iki Clary yambwe ngo mama ngo kucyemeye ko bagutera inda wamubwiye ngo iki ibyo tubyorera namuzi wanjye atazabimbaza nanjye naburi cyo mvuga kuki wemeye ko bagutera inda aho Clary ubundi kuki wemeye ko bagutera inda nabuze ikintu mvuga nese ubwavuga nabwo ati nzabikubwira ejo genda ukoreho mwaka nzabikubwira ejo so yarabikuye he aba bana tubyara bafite ubwenge bwinshi Imana ikomeze bazamure mu bwenge bafite ubwenge bushabwe mama why kuki wemeye ko bagutera inda ubundi ubwo se bwamusubiza iki kuki wemeye ko bagutera inda Deni ako Clary hari ibintu nemera umwana uko akura araganirizwa kuri buri mwaka agezemo hari inama waha umwana w'umwaka umwe ubu ukimubwira no bibi sibyo ku myaka 2 uramureba agatati mama yambuje guhagarara aha hantu gutyo kugeza ku myaka ingahe ntekereza ko icyo kibazo uwo mwana yakubajije wasanga ageze no mu myaka yacyo kuki utakimusubije oya unasubiza igihe yakimbarije Deni nanjye ndibajije ndavuze nti birashoboka ko yageze mu myaka yacyo oya wapi aba bana cyangwa barabyize dusigaye tubyara kuri kino gihe basigaye bakura imburage ariko se bimeze biti mwana wese arananyandika muri comment mwizo n'ingaruka z'urukingo rwa covid niyo badutera urukingo rwa 4 hari oya bikaba se rutongerera ubwenge rukongerera abana batoye ubwenge abana batoye ntabwo barukingiwe oya ntabwo abana bakingiwe abana batoya Dani ntabwo abana bakingiwe urukingo ruza hari imyaka kwako ngicyo kibazo umwana wanjye akimbaje afite imyaka 8 ariko se abana bato koko ntabwo bakingiwe cyangwa warakingiwe ubu twibagiwe vuba bingana gutya covid yeje turabyibagiwe igiye kuba amateka dukomeze n'ikiganiro cyacu karakanyuzemo urumva icyo kibazo njye umwana wanjye akimbaje afite imyaka 7 ubona ari mike cyane ari kumusubiza ngo iki nanjye ntacyo nabona namusubiza ntago kiri ku rugero rwe cyakoze umwana w'imyaka nka 14 Clary cyane 3 umwana yagiye mu mihango nyine yagiye mu mihango siyo yagiye mu afite 15 wenda bimubwira uti kuki nemeye ko bantera inda wenda na udu challenges nk'utwo ukamubwira nyine kuko nageze muri teen ubwo ukamubwira uti nyine nuko nkuko bimeze katswemeze n'ikiganiro cyacu Deni muri urwo rukundo rwanyu rero rw'igihe gitoya hari nk'akantu wibuka mwapfuyemo kavuga uti ukahita ushyiraho point d'interrogation kavuga atari ku bundi na kintu nibuka twapfuye kuko byabaga ari nk'ibintu bisanzwe byabaga nta kintu nibuka kiri cy'ingenzi kinini navuga se twapfuye twabaga ari utuntu duto kuko urumva twari tutaragira inshingano ngo dufite ibintu duhuriyeho dupfa so rero mushobora kuba ati twahuriye hano hepfo nakubwiye ngo wansange mu minota ingahe akunda umuntu ugira gahunda niba mwavuze ngo muhure saa 12 bibe saa 12 nibe saa 12 ako nawe ugira gahunda umenya niba wakwishe kugira gahunda nabimwigiyeho yagira gahunda sibyo agira gahunda kwa Deni ugira gahunda wumve Denise rero mwavuganye saa 2 araza saa 12 vuba Denise nyagaciro kandi vuba nukuri Denise rero mwavuganye saa 2 saa 12 arabara aho ngaho cyakora do nagize gutya Denise nabonye umuntu ndusha gahunda reka nkubwire Clary namaze gusobanukirwa ukuntu umuntu ababara niba wifuza ko umuntu atakubabaza Clary nawe wimubabaza sibyo uzi nkuzanye nkanga kwicaza ndaje bikagera nijoro mbabarira umbwira ukuntu icyambere mfata nabi turashwana
gatatu gahunda twagomba gukorana ntayabaye twungutse iki twembi gahunda single mom kuri Hirwa Clarisse na famiye yawe igihe ni ingenzi. Haleluya. Aha twagiye Deni ngaho mbwira wajyaga umuririmbira kuko nari mbivuze wajyaga umuririmbira iki cyo bivuze kivuge twombi ni kumuririmbira Clarisse kumuririmbira oya guys ndabibutsa ko ahubwo twajyanaga gusenga ariko Clarisse reka nkubwire ibihe byiza nagiranye na Papa Brian byo gusenga Papa Brian twakundaga gusenga ariko by'ikigari nyine tutazi ngo turashaka iki kuki turi kujyayo nyine tukabikora by'umuhanga ariko nicyo gikorwa ahubwo nibuka nzi twakoze inshuro nyinshi ko twakundaga kujyana gusenga yamenye nkunda gusenga ariko nanjye ntabihagazemo neza rero igihe kinini twabaga turi kumwe turi mu rusengero aho turi umunsi umwe naratwise mu rusengero icyo gihe mana sinzabyuye tuvuge tuti rero dore inda yanjye ni ntoya urumva ngwino ujye gusenga niwe wabimbwiye ngwino ujye gusenga utazankuriramo umwana ibintu byo gukomeza wihishe si byiza tugende nkumva shari kunshuka nkabata abo bantu n'igihe bari kureba we yimere neza nta nuzi ko ari wayineye ariko turagenda tugera mu rusengero nyine yabimbwiye nka nijoro urumva yararaga iwabo nge ntago nabishakaga kujyayo ku rusengero najyaga ku rusengero ntatwite ndi gusubira ku rusengero ntwite isoni ngiye numvishe zinyisha hanyuma rero twagiye dukerewe mu rusengero tugeze dusanga abantu bose bicaye ariko impamvu twari twatinze ngerekana nayikubwira twatindijwe nuko tutashakaga kwihana buriya itangiro ry'isengesho nimbabarira mani iki kintu kiniki uri kusaba Imana imbabazi y'ikintu runaka uri busubiremo mu kanya ubizi neza n'umutima wawe Clarisse nyine nkumva sinshaka kujyayo abata ko hari ukuntu bihana genda jyayo byashyushye duhimbaze mbwira Imana ni mu mutima urabizi mbabarira ariko sinshaka nyine twe twajyaga imbere tugapfukama ku kirago kwihana twinjiye Mana y'u Rwanda dusanga bari mu kanya keza 5:00 ko kwihana ibyaha nijye wari uri imbere numvishe ubwoba ndavuga nti Mana birananiye gusubira inyuma ibaze ko ntagiye kwicara ngiye ninjiye mu rusengero nkomeza gupfukama none nari kugira navuze Mana icyo nzi cyo nigiye wagize ute watagetinze nakerewe icyo ni cyambere nitindijwe ku bushake ubizi kugira ngo uyu mwanya ntawusangamo ariko ndanze ubundi abantu bihana mu gitondo iteraniro gitangira ariko bari batinze bihanamo hagati naje rwose mikuri kwihana bitangiye imbere nanjye ndihana wita watura cyane none se umaze kwihana Deni ntago wabisubiye kandi nyine urumva ni umugambi w'Imana buriya reka nkubwire Clarisse icyaha urakihana ukakihana kuko wowe ubwawe utakishoboza ukagisubiramo rero kuba ukora icyaha ntabwo bivuze ko utakwihana banza uhere mu mutima ese koko ndabikeneye kureka iki kintu nusanga ubikeneye ukihane ejo wongere ugwe wirinde kurambarara ubyuke Imana izagera kugirire neza kubabarira icyo cyaha kikuvaneho nkanjye njya gukizwa Clarisse nakijijwe kubera ko ariko nk'abantu dukoresha ama YouTube channel Clarisse tujye tuvuga ibintu byiza biruhura imitima y'abantu bibohora imitima y'abantu zimpamvu ngiye nakijijwe kubera umustar umwe wo mu Rwanda uwuhe utanatekereza muvuge no why nyine nawe abyumve Imana imuha umugisha reka mbivuge gutya ariko oya namamvu ariko hari umustar umwe wo mu Rwanda w'umu celebrate uvuga ibintu binasanzwe ariko mu biganiro bye Clarisse ashyiramo iki inyigisho zubaka urubyiruko nese wamuvuze sha yitwa Rocky asobanura filime nyarwanda uzumve filime za Rocky ni ukwishimisha pe ariko ahita wowe muntu wa mbere umbwiye ko Rocky yatumye akizwa Rocky niba akijijwe niba adakijijwe ntago mbizi ariko umutima we ni ubizi ariko ibimuvamo ni nk'inkota ityaye uko atari we muntu wa mbere ubimbwiye ko Rocky ari we watumye akizwa ninde wundi muntu wabimbwira hari undi muntu wabimbwiye usikunje ijambo ry'Imana rivuga abahindurira abandi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri kandi guhindura abandi gukiranuka ni iki Clarisse sura ko turi muri generation ibintu biri hejuru cyane ntago wajya kubwiriza abantu wakubisemo iki n'iki
abagengesta turi hanze ntabwo tuzakumva kubera ko twebwe tuzi ko mudufera muri kutubeshya ibyo turimo nibyo byiza so ugomba kuza wigize nkatwe kugira ngo tukumve ibyo nibyo Rocky rero we yakoze Rocky ajya muri filime bari kurasana bari kurwana akavuga ati ariko ibi bintu si byiza mu rugo uri kubyumva wakora ibi nyine ukabona ko atabishyigikiye nubwo ari kubivugira mo so rero yatumye nanjye hari ikiganiro cye numvishe Imana imuhe umugisha hari nta nubwo tuziranye ariko hari ikiganiro cye numvishe kinkora ku mutima ngo ibyo bintu ntibyasabye n'amasengesho ndakizwa numva ninjye abibwiye ndakizwa nuko rero mbere yuko ndagira ngo ngusaba akantu kandi unkundire ugakore Deni ntumpakanire please ndagira ngo undirimbire mbere yuko dukomeza n'ikindi kibazo ushaka muri birihe ndirimbo Clary shaka undirimbire indirimbo yawe mama we ubu Denise twicaranye hano nubwo mureba guca okay ariko James ari umuhanzi Norinda Bell ariko nkakunda indirimbo yawe bita wabyutse ute ariko version ya kera iya version ya kera rero nje ni nayo nzi ni nayo ncuranga uri kumva ariko mumbare kandi indirimbo abantu ndabizi ko abantu benshi muyizi ariko ntabwo muzi umuntu wayiririmbye umve dore umuntu wayiririmbye nguyo ni indirimbo niyo burakeye yanjye nukuri ugize ukuri nukuri uzabaza umugabo wanjye zavuga ati nihe ndirimbo Clarisse acuranga agashaka ko yamara umunsi wose acuranga niyo ndirimbo ifitemo akajambo kamwe k'amateka cyaburiya nkunda gufata ikintu nkagiha agaciro Deni mbabarira ukandirimbire tukaririmbira abakunzi ba Rwanda Clarisse ubundi dukomeze n'ikindi kibazo ngiye kukubaza ngiye kubariza abakunzi ba Rwanda Clarisse babajije wabyutse ute warose iki ijoro ryagenze neza oya se wabyutse ute warose iki ijoro ryagenze neza baby boo ririmba Deni mbabarira uzatuma nk'umuhanzi yes Clarisse ugiye gutuma ndirimba byo kuririmba baby boo iruko wazinse ariko iriya version ya kera nivanga n'iyubu iriya ya kera kubera ko ntagikunda kuyumva hari igihe atari nayo ndirimba kuko zirasa ngaho nacyo oya harimo utuntu tuzamo kuri iyi y'ubu ngo Deni tuta twohoye turiya tuntu rero muri studio barambwiye ati nitwo dukora utaza n'ibintu by'ubuturage ako karareka nkubwira ikintu kimwe mbere yuko nkuririmbira wari wabaho ugendera ku mahame y'abantu wari wakora ikintu ukunda mu buzima bwawe ukumva ni ngewe ugikoze iki kintu nicyo cyane ubu nikomeze ibyo bintu ukuntu bifasha si bifasha ngereka nkubwire nta muntu n'umwe mbereyeho bro ari yavuze ngo ngiyo ndi inyuma ya kamera uvuga ibintu byose yishakiye Clary Dani ujye muzana hano imbere ya kamera uzi ko Clary ntibagire ko kuri imbere ya kamera ubwo nkubwire njye nta muntu n'umwe mbereho bro nibereyeho njyewe ubwanjye nibyo byiza ariko bro nta nubwo ari bibi nanjye njya mbivuga erega reka mbabwire njyewe nibereyeho njyewe ubwanjye ni njyewe umunezero uzavamo ntabwo nzategereza umunezero kuri wowe sinzategereza umunezero kuri Dani uri muranseka ari inyuma umunezero uzava muri njyewe ubwanjye nta muntu ushobora kunezeza ikintu mbivugiye iriya ndirimbo ukunda ndayikunda nanjye cyane kuko ni njye wayiyandikiye n'amaboko yanjye numvishe beat mpita nyishyiramo bihita bihura nanjye ndayikunda wumve ko ari nayo numva cyane sinzi n'umuntu wayaprodinze sinzi na cani baho ariko ndayikunda buri munsi iba kuri Norinda Bell iriya kera oya iba kwandera ibyo bintu by'ama YouTube channel kera ntabwo twari tubisobanukiwe cyane n'ubu ntitubisobanukiwe ariko noneho hari aho twari turi neza ahantu tutavuga kuri playlist yanjye rero izaho nyine ariyo ya mbere rero nta kibazo uwo muntu wayaprodinze ukomeza umuteza imbere unayumva cyane kubera yuko nanjye simuzi Imana imuhe umugisha simuzi kubera nayishyizeho n'ukuri naye ndayikunda ngo ni G-Pass Magic Service G-Pass cya G-Pack G-Pack promoter G-Pack Magic
ariko G-Pack disi Imana imuha umugisha ndamuzi niwe wayishyizeho Imana imuha umugisha ni ukuri washyizeho wabyutse Deni utanjyana hirya ngo kareka baby boo ese undi Claire kuki washatse ko nguririmbira indirimbo why kakarimbo ndagakunda Deni nkakuririmbira nk'umufana wanjye urabizi ndi umufana kuva kera Imana iguha umugisha nawe ndagufana baby boo mbwira uko wabyutse utibagiwe umbwira uko warose ndatekereza nashidikanya ko naba inzozi zawe kuko inyoni z'ubwoko bumwe ubwo ndi kuririmba umukunda niyo mpamvu uri kubona ndi kurara zigurukira mu gacu kamwe wabyutse ikintu umuntu yumva cyane nicyo aririmba iriya rero nshyashya niyo nshyashya nta kibazo yiririmba iriya nshyashya ntabwo ngendana ntabwo bibaho wego baby boo mbwira uko wabyutse utibagiwe umbwira uko warose ndatekereza nashidikanya ko ntabura mu nzozi zawe kuko inyoni z'ubwoko bumwe zigurukira mu gacu kamwe wabyutse ute yego warose iki ijoro ryagenze neza wabyutse ute warose iki ijoro ryagenze neza mbwira uko wabyutse mbwira uko warose igitero cya kabiri rero kiravuga ngo nawe kiririmbura umufana wanjye umufana utazi indirimbo ntabwo igitero cya kabiri harya gitangira ngo n'igihuha mwami Yesu kandi umva rero ndi kuyikwibutsa ni igitero cya kabiri reka nkikwibutsa igitero cya kabiri kinyibutse mbega ijoro ryabaye rirerire urushinge sinjye ubonye umuseke utambitse nyongoreye uri kure y'amaso hafi cyane y'umutima kuko inyoni z'ubwoko bumwe zigurukira mu gacu kamwe wabyutse ariko reka ntubaze ikintu kimwe Claire inyoni z'ubwoko bumwe zigurukira ahantu hamwe ni inuma n'ibishwi Dani n'undi munsi Clarisse agiye aba yicaye hano ni igitekerezo pe Dani umva mbonye akara iyo ntari imbere ya kamera ndisanzura sinzongera kuyijyaho ako kanuze ako gatero rero ka kabiri ubu ngubu riko kari kumfasha muri iyi minsi kuba uri kure y'amaso ariko biriya bintu ni ibyo Claire hafi cyane y'umutima yo Dani wabekinze mw'iyo ndirimbo Dani kandi nawe ngafite impano yo kuri abantu benshi rero sinabikubwiye ngo n'uwahoze ari umugabo wanjye yarambwiraga ko aririmba abantu benshi ni ukuri dufite impano yo kuririmba kandi turirimba neza hari umudamu w'inshuti yanjye nuko tubikomeze yego hari umudamu w'inshuti yanjye bita mama Liliane Kabaganza yarambwiye ngo ariko ngo umuntu wese uzi kuvuga ngo yaririmba ariko Claire nawe uragerageza Claire indirimbo zanyu za kera zagiye hehe mugenda muzisiba se ntabwo mwabikora ndabisiba oya uzakareka erega kuririmba ntabwo ari uko ubizi uko kuririmba ari umunezero Claire hari n'abantu benshi baririmba atari uko bafite amajwi meza urukumva ariko akaririmba kuko abikunze kuririmba si ikintu bivuga umunezero hari igihe uba ubabaye ukaririmba ukabohoka uri koza amasahani kuririmba uzanaririmba uri nko gukoropa inzu usumenya ngo uyikoropye gute fura uri nko kumva iradiyo irimo umuziki wuzuza imyenda ahantu hose uvuga ati ninjye wakoze ibi bintu kubera music ni ubuzima ntabwo ari uko uzi kuririmba zigurukira mu gacu kamwe abyutse ute warose iki ijoro ryagenze neza abafana baraha ndabashimiye none dukomeze n'ikiganiro cyacu kari akanyuzemo abakunzi ba Rwanda Clarisse dukomeze n'ikiganiro cyacu so umuntu umwe wagukunze kubera ubuhamya bw'ubuzima wanyuzemo bw'urugo bw'iki gihe gito yibajije ikibazo shaka kumubariza muri kano kanya kugira ngo umusubize yibaza ikibazo kigira kiti
ngwese ubwo turacyari muri feedback z'ikiganiro niho twahereye kugira ngo tubashe kubabwira nyine uko byagenze. Norinda cyangwa se umubyeyi Denise mbibutsa yuko afite YouTube channel iganiriza ku kiganiro cy'aba single mom struggles of single day, the struggles of single mothers. Yeah, kuri YouTube y'umubyeyi Denise. Kuri YouTube channel y'umubyeyi Denise mwirukanke munyarukireho murebe ibiganiro abagezaho, mukora subscribe. Ndabashimira abantu mumaze gukora subscribe. Tuvuye kuri subscribers 57 Clary tugeze kuri 500. Imana icyubahiro. Ni ukuri mwakoze kandi mugende, ni ukuri mukore subscribe, tumushyigikire. Denise afite ibitekerezo byinshi byiza, kuganiriza abadamu bibana barera abana bonyine ndetse no kubongeramo imbaraga, ndetse n'abantu nyine bashaka kumusapotinga mu bundi buryo. Please karibu mu musapotinge kugira ngo abashe kugeza experience yiwe ku bandi kugira ngo ibashe kubafasha. Murakoze cyane. Okay, twagiye. Uwo muntu rero Denise arangize aribaza ati ese byagenze bite? Nyuma yaho nyine uwo mugabo amaze gufata udushakoshi twe yigendeye. Ese byaje kugenda gute? Iki cyakurikiye nyuma ya nzu wayigumyemo, washoboye kuyishyura? Ese byagenze ibintu mwari mufite mu nzu dawe yagiye mumaze no kwiyubaka, mufite ibintu maze kugira udufaranga kuri konte, mubika udufaranga kuri konte n'ibiki byose, byaje kugenda bite? Iyo nzu wakomeje kuyishyura? Ese bya bintu mwari mufite mwarabigabanye cyangwa yarabijyanye byose cyangwa wowe warabigumanye? Ese nyuma yaho nyine ubuzima bwaje kugenda bute akimara gusohoka muri yanzu muri ako kanya? Ese wowe waricaye wibaza ngo haravuze ati se aje aragaruka se ari kumbeshya ari bugaruke? Niko abantu bambwiraga ngaragaruka. Ari bugaruke ni dushaka udusangize muri iyo situation yako kanya. Ibintu wabyakiriye ute? Wahise utekereza iki? Ese nyuma yo gutekereza ibyo ngibyo twa dufaranga mwe mufite kuri konte mwaratugabanye? Byagenze bite? Mu by'ukuri yatwaye iby'ingenzi, narabikubwiye. Yatwaye ibyo yarakeneye. Hari harimo amateleviziyo ntabwo ari menshi, ni menshi se ko nyagira menshi. Yari televiziyo na tapi, urumva ibindi byose byo mu nzu yarabindekeye pe. Usibye wenda n'utundi tuntu nk'ibirahuri, amabeti kava, utuntu nyine twibanze yari gutangirana ubuzima yaradutwaye. Icyerekeranye n'amafaranga rero urumva twarayabikaga, twari dufitanye konti dufatanyije. Sinzi niba n'andi mafamiye ajya bikora iyo konti. Rero niwe wabaga nyine uyikontorora, ariko ni njyewe wabaga wakira ama message. Iyo konti kuva umunsi ava mu rugo ntago nongeye kubona transaction yayo. Sinzi rero niba yarayakuyeho, niba yakomeje ntago mbizi icyerekeranye n'amafaranga cyo wapi. Ahubwo twagiraga aka box to saving amafaranga mu rugo yo kuba yagwira, nayo nicyo gitekerezo yari afite cyo kuzajya kuyabika. Yari aya Briana. Ayo mafaranga yari ari mu kabuwate. Ikintu nibuka nuko nayo yatwaye, ntago nzi ngo yakoresheje iki. Nako yaragatwaye mu bintu yatwaye. Karari nicujije impamvu ntayahishe. Kubera ko nahise nyine ntago nimvisha gukuntu ngo nzishyura inzu, ariko ubu nona icyo gihe niko nabyumvaga. Numvaga amaze kugenda hashize nk'icyumweru, mbonye ukuntu ibintu bitangiye kugenda, mbona nyine ntago bitangiye kugenda nkuko yabinsezeranyije. Yambwiraga ko azadufasha, anagenda arigendeye. Yego aravuga ngo hari icyo mbaza, ariko kuko wenda yajyaga bimbwira mu biganiro tugirana, wibana nzagufasha. Njye natekerezaga ko wenda kubera bivuze azabikora. So rero ni ibyo, nta bindi rwose bijyanye n'amafaranga. None se bwo iyo ugashaka kukubaza nyuma twaratandukanye. Usibye ibyo ntago yigeze anyishyurira inzu, ariko yaransapotingaga. Ariko rero tuye tuvuga ibintu bibi by'abantu, tuvuge n'ibyiza. Yaransapotingaga gute rero? Hari n'igihe namubwiraga urugero ngo ndashaka nko kwiga ikintu runaka, Clarinzi gukora inzara neza. Waze kunkorera, ufite ibikoresho waze kunkorera izanye za shokonkoye. Ngenzi gukora inzara. Rero njya nko kwiga umwuga wo gukora inzara, nawe igiye ku Gisozi. Nabimugejejeho ndamubwira ati bimeze uku nuku. Clary numvaga mfite inzozi nziza zo kuba abantu bajya bagira gukina wenda ama green card, ukaba bavuga ati nzajya hanze. Sinzi impamvu ngewe nakomeje kwiyumvamo ko
wenda natembera. Hanyuma rero navuze se ko abantu bagera hanze ntibabe bazi gukora umwuga, why not? Nshobora kuki ntashobora kwiga umwuga runaka, niga gukora inzara. Rero niwe muntu wa mbere nabibwiye. Usikare nawe muntu wa mbere nabibwiye kandi twe twaratandukanye. Hanyuma rero aramfasha inama y'amafaranga rwose afatika. Imana imuhe umugisha. Yarafite ibitekerezo, yaranagiye yakomeje kugira ibitekerezo byiza nka bya bindi ariko havuyemo urukundo. Kuko nk'ubu ngubu akunda Brian. Kuva icyo gihe cyose akunda Brian. Ariko tugitandukana, urumva iyo mugitandukana abantu murarakaranye. Iyo murakaranye mutangira mwaranabwiranye nabi. Habanje gucamo agahe ko kutaza mu rugo. Rero kugaruka mu rugo kwe, narabonye umwana wanjye ndi kumwangiza Clary. Njyewe narakaye, mfite amahane, ndi kumva tutazongera no kubonana cyangwa agaruke kureba umwana kuko yadusize. Ariko umwana wanjye ari kubigiriramo ikibazo kubera ko nta nubwo azi icyo twapfuye, ni gato kubona papa we babanaga akaba maze igihe atamubona ni ibibazo. So nakomeje kugenda ndeka umwana agahura nawe yarabikundaga, twari twarabiganiye, yarabinganirije nyuma. Okay, none se Deni, hari nk'ikintu wicuza? Wicuza nyine, wicara ukavuga ati aha nabuze ubwenge, aha nagize gute? Hari ikintu wicuza, wicara ukicuza ukavuga uti ibi ngibi bundi buriya byari bimeze bite? Nyine ushaka nko kugiramo nk'inama ukavuga ati wa muntu ibi bintu ntuzabikore, narabikoze bimbera gutya. Mu by'ukuri reka njye ntabwo mbyicuza, ahubwo nabibonyemo isomo. Nabonye isomo nko muri uko kuntu najyaga mfata umwana nkamumushyira. Sometimes najyaga mumushyira niwe mu rugo ahantu aba. Aho hantu rero namumushyiraga, umugabo wanjye yakundaga ibintu byiza Clary. Nkumve ngo ikintu cyose cyabaga kiri mu nzu ye cyose cyabaga ari ikintu cyiza kandi cy'agaciro. Rero nk'umugore urumva niba waraguze aka gashati uyu munsi, ejo uzagura kandi kisumbuyeho. Ni ukuvuga ngo niba nari nkuzi kuraka ndasanga waguza kandi karenze. Rero nanjye nagiye mu rugo rwe nsanga ibyo twari dutunze yaranabindekeye, noneho we afite n'ibindi birebire. Isomo byamaye niri, nararebye ndabase nk'ubu naje gukora iki hano. Ese we yashakaga kubinyereka? Wasanga ataranashakaga kubinyereka. Niwe wari waguhamagaye? Niwe wari wampamagaye ngo mushyire umwana. Wasanga atarashakaga no kubinyereka Clary, ariko njyewe narabibonye. Kandi ndi umuntu ndatekereza. Simbyisi ishyari, ariko icyo gihe bisa nkaho ryari naryo. None se gute? Reka nkubwire, reka nkubwire Clary, uhita wibaza uburiri bwiza ubonye ninde muntu buryama, uburi kuki butabaye ubwanjye, kuki ntakwiriye ibyiza nk'ibi. Urumva rero ko wakundaga uwo mugabo wawe? Njye naramukundaga ariko narabibabwiye Clary, njye ntabwo nigeze mbaho nakunda umugabo wanjye. Rero kumubona sinigeze ngira ishyari ry'uko yateye imbere, ahubwo naribajije kuki ibi bintu atari njyewe byabayeho ngo mbe mbirimo, ko n'ubundi yari uwanjye. Icyo gihe twari tutaranabona divorce. Kubera iki ibintu byiza nk'ibi ngibi atari njyewe ubirimo? So rero nawe uri umugore ugajya ahantu nk'aho ngaho, ni ukuri urareba ko bati wawe intebe nziza, ibintu byiza. So rero narabirebye numva ndavuze, ntabwo byatumye nicuza, ahubwo navuze ati ntabwo nari nkwiriye koko, byampaye isomo. Narirebye ndabase ahari koko bya bindi yamvugagaho byari byo. Oya Deni, ntabwo byari ibyo. Nyine narabyibajije, njye nibajije ibibazo byinshi muri iyo. Ariko kuva icyo gihe nahise mfata umwanzuro yuko yajyaza kumureba mu rugo. Kubera ko ngiye kujya kumureba, natangiye kubona ko uyu munsi ndagiye nsanze nta muntu uriyo wenda. Ejo wenda nzageraho nsanga umusheri we yamwisuriye. Noneho mbabaye yuko kubera ko ukinamukunze. Noya ntabwo nari nkimukunze icyo gihe Clary. Ntabwo nari nkimukunze. Ngiye buriya nzi gufata imyanzuro mu mitima yanjye. Ahubwo kurwana ni bikomere. Gufata umwanzuro kuvuga ati umuntu ndamuretse, ntabwo bikuyeho ingaruka z'ibyo wabayemo cyangwa mwakoranye. Ushobora gufata umuhungu ndamwanze, cyangwa se umugabo wanjye yansize ndamuretse, mu mutima ukamureka. Ariko ntabwo uzajya kurya ngo wibuke yuko mwaryaga muri umuryango ku buryo bwose mwaryagamo. Ntabwo wazajya kwinjira mu nzu wayisize uyifunze, wari ubizi neza ko iyo ngiyo atari ghetto yirwara ifamiye. Rero ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byatuma utananirwa kujya. Ariko ntabwo bivuze ngo nuko ukunda umuntu. Njyewe akimara kunta papa Brian, mama wanjye yarampamagaye hashize iminsi, arambwira ati mwana wanjye umugabo washobora kuzagaruka, reka dusenge Imana, sibyo? Ariko bitanabaye byo, iyakire kuko ndakwanze ntago igivamo ndagukunze. Ako kajambo nakabitse ku mutima, mita nkata. Ndavuga nagaruka na amahirwe kuri njye,
kubera ko Clary kubyarira mu muryango abana bahuje ababyeyi ntako bisa nicyo kintu numvaga nifuza. Okay. Nuko kandi nuko byagenze. rero turi kuganira iyi nkuru yawe ngo turaseka ngo kandi bibabaje, none se mwagira ngo tubigenze yanjye ngomba guseka kuko nabayeho igihe kinini byiza, ndi mu mwijima mu mutima wanjye, ndi mu mwijima mu nzu yanjye, ndi mu mwijima ahantu ndi njyenyine. Rero se Clary reka nkubaze, wakibuka ibyo bintu ibyo ngibyo nyine uri kuvuga nturire uri wenyine urarira uri gufura ugahita ufata ko semana yanjye ndi gufura ipantaro y'umugabo. oya wenda si uvuga ngo wenda ngo wabaga uri no kwifura. Muri iyo nzu habagwamo undi muntu ntiyapfuye yarabataye. Iryo jambo gusa rirababaje mu mutima wawe kuryibwira ngo uryakire, rirababaje ryonyine, usibye n'ibindi byose biba byarabaye. Kwiyumvisha ko umuntu yagutaye agafata imyenda akigendera Clary akisohokera akagusezera bayi nk'abagenzi muhuriye mu modoka, birababaje. Deni, umugabo wanjye hari ijambo ajya ambwira ngo ikigwari cya mbere kibaho ku isi ngo ni umugabo cyangwa umusore uzamura urukundo rw'igitsina gore kandi atabirimo. Ubwiwe n'iki se kazamuye urukundo cyangwa atazamuye irari? Erega irari n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye. Nyine ndakubwiye ngo ikigwari cya mbere ntabwo ari ikizamura irari. Denise, listen to me, ni ikizamura urukundo rw'umugore. Suramo uravuze ngo ikigwari cya mbere ku isi ni umugabo cyangwa umusore. Dani, uri kumva? Ako Dani yakugorewe. Dani ntago ari Dani, iki umugabo wanjye ajya ambwira rino jambo ngo ni umuhanzi, niba ari Lucky Dube, niba ari Bob Marley warivuze. Ikigwari cya mbere kiba ubwenge ntago yakubwira ijambo ritari ubwenge ahubwo risobanure neza. Iki shamara tuma muhamagara wumve. Ikigwari cya mbere ngo ikigwari cya mbere kibaho ku isi ni umugabo cyangwa se umugore. Umusore umugabo cyangwa umusore. Dani wasubize, Dani afite dread arabizi. No ntago wabiyobera ubwo mubiziranye iby'amadreda ku mari. Bikamuseka gakuru reka maze kurangirize. Bantu muri kumva kuri Hiribandi Clarisse, umuntu umwe yaravuze ngo ikigwari cya mbere kibaho ku isi ni umugabo cyangwa se umusore uduza uzamura urukundo mu mugore. Watsa sibyo? Reka tubivuga mu bintu byose kugira ngo bibashe kumvikana. Watsa urukundo rw'umugore kuko abantu bajya bavuga ngo ikibatsi cy'urukundo akarwatsa urukundo rw'umugore. Dani arimo aramubeshya bro, abizi neza atanajya bimvugira neza, abizi neza we atabirimo. Clary reka nkubwize ukuri, uwo mugabo nicyo kigwari cya mbere, nicyo kigwari cya mbere kiba. Reka nkubwire Clary, ntago ari uwatsinzwe ku rugamba. Ikigwari cya akoranye n'imbere bye mbona ari byo Deni. Njya ntekereza nk'ukuntu uzo basore batubeshya yego da kuki umukobwa atarimo. Nibyo njye no reka nkubwire umugore twebwerega oya kuki umukobwa atarimo. None se nta bakobwa babeshya abahungu urukundo akamubeshya rwose akakwemeza kandi byamubayeho sha Dani byamubaye. Oya Clary reka nkubwize Dani mbivuge Dani byamubayeho atanakazi kubera umukobwa yamubeshye kubera urukundo akunda umukobwa. Nyine ni cya kibatsi ariko uzi ikibatsi cy'umuriro w'urukundo. Umuntu wavuze ibyo bintu ni umuhanga, afite impamvu yabivuze kandi ni umugabo wabivuze. Uri kumva? Nyine nicyo gituma nabwo kwereka akantu kari kugaruka ariko akakantu kari kugaruka Clary Dani ko kuvuga Dani suri kubyumva. Deni ubifata ukuri kubyumva uko ubishaka. Icyo kintu cyavuzwe n'umugabo kandi umugabo w'umunyabwenge. Ariko uwo mugabo w'umunyabwenge yego turabona uwo mugabo wabivuze afite impamvu yabivuze ku giti cye ariko atabujije abandi kumva uko babyumva. Afite n'undi wese yabivuga ari byo umugabo. Reka nkubwire Dani abagabo nibo bashaka abagore, sibyo? Turemeranya. Buriya umugore iyo yagiye mu rukundo bro
kaka bro karagarutse. Oya nta kintu bitwaye pe. Iyo umugabo yagiye mu rukundo nanjye njya mbivuga ntabwo ndabivuga iryo jambo ndarivuga kenshi. Iyo hano nagiye ncikwa nkabibwira Hirwa ndahira ndakaye ntumva bro barubwiye sabyanga na muhungu umugabo n'umuhungu wese ugukunda by'ukuri muteretana ukamuzana ibintu by'aba bro itavuga ariko se ariye turakayanwa na sheri wanjye mbwa ntumva bro ntinubinzaneho bro kandi nawe yivuga akaba bimubwira nta ririmo ariko njye ku giti cyanjye akahita ambwira ubwo yamuvuza ahita avuga ati yarakaye mpindutse musaza wawe sawa ubwo bikahita birangira urumva ko mubiziranyeho yuko iyo warakaye ubivuga kimwe nk'uko nanjye yarakaye ambwira ngo umva mani ariko Claire reka nkubwire umva mani ngo nagwa bizanaho mani yaramwani okay mbaye mani reka nkubwire Claire izi mvugo twabyirutse arizo zihari tuzisangamo mu mashuri tuzisangamo aho dukorera kuzikwepa biragoye vuga ngo turaba.com ni ukuri ni technology ya technology turaba.com kubivuga rero kubivuga akenshi hari ahantu bivuga ibaze wagiye nko mu nama y'abantu bakomeye bakaguha ijambo Claire ngumva bro oya tubivugana n'abantu discipline nye umuntu yakora ati nyuma ya bro nta kindi kintu turi bwumva mu mwaka ijambo ariko no mu rubyiruko turi kubivuga cyangwa umuntu wabibayemo akabimenyera reba nk'ukuntu tungana nimba nk'umumama mukuru Imana ikindinze nkakura umwana wanjye akambwira atumva bro nzabyumva kuko narabiyemo ejo ndisabe yarambwiye ngo ibaze ugiye nko mu nama muri conference mu nama nyine ahantu muri hotel ugasangamo nk'umuntu yambaye bikini imagine nyine buri gihe n'igihe cyacyo buri jambo n'ahantu hari rero hano turi ntacyo bitwaye ugasanga wewe ugiye wanigisha n'amakositimu ariko undi yambariye bikini imagine nibyo uramureba ukumva ukavuga ati umuntu nta kintu twavuga hari na serivisi ujya kwaka umuntu wiyubashye wacikwa nk'ibyo byawe warakaranga umva bro kandi yari yakubonye umeze neza Claire ndakubujije nagiye kugenda bicika ariko nawe ndabivuga ariko ngenda bicika uwo mugabo wavuze ibyo bintu buriya yararebye abona nibyo koko dufite abafilozofi benshi tugenderaho ku majambo yabo kandi akatubera inzira nziza rero iyo urukundo rw'umugore rwabyutse kubera ko nitwe dushakwa ntabwo ari twe dushaka sibyo iyo urukundo rw'umugore rwabyutse rubyuka rutabeshye ariko umugabo abakobwa Claire reka abakobwa b'inshuti zawe reka mbanze ndangize ariko uri imihanda soza ntacyo uri kumva rero iyo rubyutse sibyo rubyuka I'm telling you rubyuka rubyutse ariko abagabo niyo mpamvu ubona abagabo benshi ashaka ko afite n'umugore akanamuca n'inyuma kandi afite umugore warubizi ni iyihe mpamvu warubizi ni irari ryabo nyine bagira ngo baremanwe simbizi reka nere gusobanura ibintu ntazi neza njyewe reka mbigusobanura simbizi ariko reka njyewe reka mbigusobanura uko mbyumva kuko uwo mugabo yatanze igitekerezo cye kugira ngo tuzacyumve natwe tugira icyo tukivugaho sibyo uriya mu papa yavuze ko umugabo wese watsa ikigwari cya mbere ntabwo arashaka ko birananiye ariko nabyumvishe icyo kigwari avuga koko wasanga ari n'ikigwari sibyo guti hari urukundo hari n'irari uzi ko ngiye nshobora kureba n'abakobwa bibabaho ukaba wareba umuhungu wabandi ukavuga urifuza iki n'iki kuri we kuko turi abantu ibiba kuri uriya muhungu byambaho ahubwo abakobwa wenda tukagira isoni ariko abakobwa benshi bajya babigira sibyo ariko uwo muhungu wanabireba ukavuga ni irari pe noneho wa muhungu akagukunda reka ngende umukobwa reka mvuga urugero ku bakobwa sibyo umukobwa ashobora kubona umuntu akamukunda akatsa icyo kibatsi cy'urukundo ku muhungu w'abandi atagambiriye rwose na gato no kumukunda n'uwo mukobwa arigambiriye kuryamana n'umuhungu ariko umuhungu ari wateye intambwe kuki umukobwa atayitera se ntago mbizi umukobwa agatera intambwe Dani si uri umuhungu none se nkubwire si wumvishe inkuru yanjye yuko yibwiriye umugabo ngo antere rivi ni intambwe nari nteye ntabyo numvise njye muri mariage yanjye umugabo wanjye naramubwiye ati ni ukubikorwa
batera n'ivi, wowe uze kunyuza mutere n'ivi, ariko ntabikunde ntabyemere, nyine ntabwo yabishaka. Aho waramuhohoteye. Ni ukuri namuhohoteye kubera ko ntabwo byari bimurimo. Nigeze kukubaza wari wakora ikintu wumva ushaka we yakihitiye. Ibyo rero reka nkubwire Deni, reka nkubwire, sibyo icyo gihe hari ibintu tuba dushaka muri twebwe. Uri kumva? Numvaga banterera ivi nyine reka nkubwire ibintu dushaka, ikintu nakubwiye ngo gukora ikintu wumva ushaka. Ibintu dushaka nibiva muri twebwe, ntabwo ari biva mu bandi. Ari byo twatitirije umuntu. Ibyo ntabwo ari byo rero. Ibyo ntabwo ari byo twebwe dushaka. Nakubwiye ngo umunezero nzawishakamo. Igihe umunezero nzawishakamo uzi ni ikihe? Ni igihe uzambabaza nkabifata nkanire, nkavuga nti ntabwo nkwiye kubabara. Reka niva muri wowe Deni. Ariko ubanza kubabara ukishakamo umunezero. Njyewe iyo mpemukiye umva ukuntu nteye. Ndarira. Nzikurira kubera ko ngira umutima woroshye. Mbabona hari agatima kanjye ari gato. Karoroshye kubera ko buri kantu kose kawukozeho karambabaza. Rero ni byiza kwiyumbabaje. Ndanabikubwira. Ndaza nkakubwira ati bimeze ukunuku nkanarira. Nkarira nkavuga ati reka wambajije ubuzima bw'inyuma yuko natandukanye, sibyo? Nigeze kukubwira mu nkuru yanjye ya mbere yuko aho ari ndanamwubaha Imana imuha umugisha ni mabukwe wanjye. Azahora ari namabukwe wanjye nubwo ntagize umugisha wo kuba hari, ariko ndabahekeye mbafitiye umwana. Rero ni nyirakuru iteka ryose, nanjye ndi umukazana waho, ariko nubwo nahaba. Ikintu kimwe kirimo ni iki ngiki navuga, sibyo? Hari ukuntu umuntu aba ari na mukuru. We wenda imibanire yawe nawe wenda akabona atanayishyikira. Nge ntago yigeze ampamagara, ntago yigeze amvugisha, urumva? Wenda abonaga ndi umwana, wenda ibintu yambwira ko kanya sinzi impamvu atanganirije. Ibyo bintu rero byarambabaje mu mutima. Buri munsi yo nabaga ngiye gusenga, umutima wanjye warambwiraga ufite ikintu mu mutima ubitse kandi kikubabaje Deni. Nkavuga ati sinatinyuka kujya imbere y'uyu mubyeyi ngo musabe imbabazi. Uzi imbabazi nari ngiye kumusaba zuko mpora murakariye, zuko numva mufitiye umujinya. Nivuze se Mana yanjye, uyu mumama kuki atanambwiye nawe kari umumama, sibyo? Kuki ataje anambwira ati rero gutya gutya, yarandetse. Still now wabanaga n'umuhungu we, niyo mwaba mubana umunsi umwe, yagakwiye kuza akanavuga turiya mukobwa bimeze ukunuku, bimeze ukunuku, basi yanareba ko bitanashoboka kampumuriza. Niba adafite n'ihumure rero mu mutima we, akagira n'izindi nama, akambwira ati nawe ntiwari woroshye, reka bagute ntiwumvaga. Riga kubwiza umuntu kuri Clary rero Deni, reka mbanze tozi inkuru. Urumva uwo mumama nawe ni umusingo mama. Nukuvuga ngo yireranya abana. Azi agaciro ko kugira umugabo, azi n'agaciro ko kuba atamufite, azi ububabare buba mu kutagira umugabo, azi n'ubyishimo byo kugira umugabo. Yari afite byinshi byo kunganiriza. Naramurakariye cyane, umbibana igihe ngeze aho ndavuga ariko Deni, nk'ubu ko abantu bapfa, ejo ushobora gupfa, wagiye ukabwira uriya muntu ukamusaba imbabazi. Igihe kimwe rero hari ka business nari nifitiye, nakubwiye ko wahoze ari umugabo wanjye twanavuganaga nyuma. Ndamuhamagara ambwira ko igikoresho nkeneye kiri iwabo mu rugo, njya kukizana. Nkigera kuri uwo mumama namubwira ati sinzi aho abantu bahurira n'abandi pe, hashize n'igihe tutabonana, ariko mfite ijambo ryo kukubwira, niba byashoboka mu mwanya tuganire. Umumama yampaye umwanya turaganira. Nararize, ndarira, niva inyuma, ndarira imbere ye. Aranyihorera. Urabeshya. Ndarira, arangije arambaza turakurizwa n'iki. Yego, ariko umuntu iyo ashaka kurira mureka akarira. Karira rwose, yakwikurunga akarira, akabohoka, yamara kurira ukamubaza icyamurizaga. Ntinarakurakariye. Wampoye iki? Mubwira ibyo numva byari byuzuye mu mutima wanjye byose namurakariyeho. Ndamubwira ati mbabarira, kubera ko ngewe narakurakariye pe. Yarasetse arambwira ati ni ibintu bisanzwe, ibyo nta kibazo, kandi ndakumvisha, ndakubabariye, ntimurakoze, ntimwumve ibyo nari nginje kuzana, barabimpa ndagenda. Wumva uraruhutse? Numva ndaruhutse kuko buri munsi pe n'inyuma gatoya yuko ntandukana n'umugabo, gutandukana n'umugabo wanjye, njye narasengaga mu rugo rwanjye, ariko agiye
ntakaza ibyiringiro burundu ndavuga ati kuki njye nirirwaga mu nzu yawe mana nkubwira ngo nyubakira ibi bintu nta ruhare mbigizemo, why me? Ese koko niba ari nanjye wabibonye koko nzabishobora? Kujya gusenga ndabireka. Kandi iyo umuntu aretse kujya gusenga ari jandika. Kandi njye nigeze kugira ubwoba bwo gupfa. Umuntu yari mu byaha agira ubwoba bwo gupfa. Njyewe koko nari narumvishe ijambo ry'Imana navugaga se Mana napfa bimeze uku. Rero umuntu wese dufitanye ikibazo n'ubu ngubu ndi kugerageza kugenda nkikemura n'ibyo ntarakemura. None ibibazo by'amadeni n'ibitoki bitewe Kararisa Mana yanjye ibitoki byawe byashizeho. Ibitoki byawe narakubabariye ariko ni byiza wonye ukuntu no twabigize blague. Iyi nkuru reka nayo nyibasetse. Nyibasetse Karari tubyose bavuga ubutaha. Umva ibitoki tubyose bavuga ubutaha. Deni reka rero nkubwira akantu sibyo turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka nkubwira akantu Dani yashonje. Reka nkubwira akantu turugana ku chano yawe nagigabura. Ni chano ntigabura mana we mbonye chano itagabura. Bajya bambwira ngo simpa n'amazi dore amazi yawe ngare hari. Bajya ngo simpa amazi abatumirwa dore urukombe runini ruri hariya Dani baruzane Dani oya ni Dani urushaka sinjye. Tubabarire nanjye bakikiza iki gikombe cyo mu ngara amazi ko yego. Uri kumva Deni reka nkubwire hari ibintu byinshi tuba tubona ko bikwiriye tukabyaka n'abantu batabifite. Ibiki uri kumva ukumva ukeneye ko umuntu akubwira iri jambo kandi ntaryo afite. Ego umuntu atanga icyo afite. Sinabikubwiye. Umuntu atanga icyo afite. Rero uriya mu mama wari uri kumurenganya. Wereka nkubwiye Karasi twavuze ngo buri muntu agera imyaka bamubwira ikintu. Hari n'igihe yabirebaga akavuga ati uyu mwana ndamutse mubwira ibi naba ndi kumukomeretsa cyangwa ntiyanyumva bitewe n'agahinda afite akagena igihe cyo guceceka. Ubu se ngiye kwashize imyaka 7 akaba aribwo ndi kuvuga ibi bintu. Hari n'igihe by'umuntu aba adafite ariko nicyo kuvuga. Ese ubundi ni ngombwa ngo buri kintu cyose kibaye ubu ufite icyo kukivugaho. Hari igihe umuntu yicecekeye. Bose ari igihe turenganya abantu. Wasanga niyo avuga. Mba ndi kuvuga none aha ngo nuko ngarambwiraga igendere n'undi ntiwari ushobotse sibyo kandi nabyo byari kumbaba byari kukubabaza. So rero ko yaracecetse byarambabaje ariko wenda we ku ruhande rwe afite impamvu yacecetse. Ariko nibyo nyine nibyo ndi kukubwira. Imana imugisha afite impamvu yacecetse. Nibyo ndi kukubwira hari igihe tuba turi kumwe n'abantu tukabaka ibyo badashoboye badafite. Uri kumva ahubwo twe tujye tugerageza ibyo dufite bikwiriye tubitange neza mu mujyo mwiza. Amina. Sibyo ariko nanone ntitugire abantu cyane ngo tubake umuntu atanga icyo afite. Umuntu atanga icyo afite Clary, umuntu atanga icyo afite pe. So rero guys nuko ngira ngo mwabyumvishe mwashize amatsiko. Nta kindi kibazo gusa ndabashimiye shaho kubera iki batanze ama comment meza. Urumva numvaga bazambwira nabi jewe nari mbyiteguye nari nshaka no gusoma uzi impamvu nyine njya ndeba ubundi buhamya bw'abandi bantu ugasanga wenda umuntu yaranababaye ariko kuko tutazi ukuri kwe nawe ukabyumva Clary suyumva abandi bantu nawe oya baranyese muri comment ngo bura n'umugabo aje ngo akavuga nawe ariho ntiyapfuye ngo nawanje ariko akavuga ngo yavuga ngo byinshi ngo ariko ashobora no kutabikunda kuko ashobora no kutabikunda ariko ntahahejwe aramutse ashatse kugira icyo abivugaho nicyo twavuze. Umuntu ntuzamubuze kuvuga icyo ashaka bitewe nuko abyumva. Nawe rero buri afite uko abyumva nawe abishatse yaza akababwira ukuri kwe kuko ngiye nateye intambwe ya mbere yo kuvuga ukuri kwanjye ndanabishimira n'Imana nta nicyo bintwaye sinanabyicuza. Nawe rero hari kandi yumva n'ibiganiro byacu yanacyumvisha ikiganiro cyacu. So rero niba afite icyo kivugaho ashobora kwandika comment, ashobora kuza kuri YouTube channel yanjye cyangwa se yawe cyangwa y'undi muntu n'ukuri. Nibyo ngibyo. Okay. So rero nuko rero abantu nyine muvuga ngo nawe ngo yavuga iyo ni version tuba dufite kandi tuba tugomba kuriyakinga. Oya nta nicyo bitwaye. Ku yuri version tubonye. Tunari kumwe yicaye ariko wazadukoranye ikiganiro arumva. Kandi nawe ntabihakana. Yakemera. Utekereza ko azazana akabihakana ngo nago namubwiye ngo mbura nshaka kubana nawe utekereza ko azazana akabihakana ari nawe yavuga ati narabimubwiye sinshaka no kubana nawe. Guhurira ahantu arambwira ati
oya ntago bikunda Nisa arabeshya nawe ntago ajya abeshya abantu bose bamenya ko tuziranye okay baranabibabwiye ni mubyara w'umugabo wanjye ni muramukazi wanjye turi kumwe hano twateraniye umwana w'abandi Imana itubabare ariko nta kibi twamuye ariko ni n'umwana mwiza by the way arumva ariko kuba atarankunze sibyo kuri we akareka nkubwire mwise hambiri nagwo ubeshya kwishinza kwihambira kwizirika ngo mwihambire ku bagabo banyu mbona bihita tuzamu ako kantu yatubwiye ntago ariko se mbona bihita ninde hari umudamu bita mbona bihita yaravuze ngo bagabo banyu mujye mubihambiraho ariko ubundi utihambiriye ku mugabo wawe umufite ni igiki kindi mvuze ku bantu Clary ku mugore umugabo umukunda apana biriya abantu bagenda bakurikiye amafaranga cyangwa ibindi umukunda wihambiriye ntago nagize amahirwe nga nkunde ingosha iyo twihambira naho rero ntago wakihambira ku musafiri uzombona bihita abantu yabwiraga abagore bafite abagabo babakunda ariko bo bameze gutya noneho umugore ihambire ku muntu kwihambiriye ndabeshyara ariko kuki ubu ntarabona umuntu twihambirana mwihambirana dukunda nako mana nukuri urukundo Denise arambye aya ndambye ngo ivumbira izatumu ni Denise oya wimbeshyera iryo jambo ni Dani ni wa Dani simbizi ritumuke mu bikiza ngo nabona umuntu umukunda ngo akamukunda atamubeshya ngo azamukunda ngo ivumbira itumuke ni Dani ibyo rero ko umuntu mpaka ivumbira itumutse ariko n'abasenye oya mbabare nta gusenya ivumbira Deni umuntu ivumbi ryanduza ariko Clary ivumbi ko ryanduza ubundi ntacyo bazakunda agenda ngo ivumbi ritumuke kandi bazakunda n'imvura igwe reka ngo igwi iyasenya amazu se hoya Deni reka bazakundana Deni reka nkubwire sheri wanjye ubonye umuntu ugukunda ukubwira neza akabyuka mu gitondo morning baby mugakundana bikajyamo neza baby hari n'ibyaba avuga raporo ni ngombwa se uko yabavuga ko ari uwawe mukundana mukizirikana ongeye babiryoshye ukumva hi baby waramutse ute baby akarakubwira kongorera akakubwira umva Deni niyo ivumbira itatumuka Clary nkubwire wamukunda ivumbira igatumuka rikaba serwakira mva mumbare dusoze iki kiganiro reka nkubwize ukuri kubera ukuntu wari wambaye neza ukajya inyuma ya kamera niyo mpamvu washyushye uri kuvuga ivumbi ryatumutse Dani yanze kunyerekana mwa bantu mwe ngo sintiye kujya imbere ya kamera wambaye neza vraiment n'ukuri urakoze sheri wanjye wasaga neza Dani hari ibyo mupfa byatumye atakwerekana nawe urahishe niyo mpamvu nago yari ikibazo cyumvikana wakora icyo utariye ariko Dani mukanya turarye sibyo ariko twara turi biryo ahantu mana yanjye wapi nuko so rero Deni turi kugana ku musozi ariko ikiganiro cyacu kiba kiryoshye kiba ari fire burn uri fani ariko jya ubanza wikunde mbere n'abandi bakunda ibyo ukora simara kubwira ngo ikunde sibyo bantu mudukurikiye ba single mom mukurikiye Hirwandi Clarisse muraba agaciro nicyo kintu cya mbere mufite agaciro gahambaye muri beza uri kumva nimwikunde nimurangiza mwiyakire kandi murashoboye amina sibyo ubundi uri kuvuga ibintu nk'ibyo ubundi mu mutima uri kuvuga ndabicakiye ndabyakiriye icyo kintu kivuze utanabyatuye bikubaho abantu muri kano kanya ashobora kwibabwira ntimubyumve abantu mukiri mu mubabaro abantu bikimeze nka muri ya myaka 7 ishize Denise uko yari ameze atashobora kubyatura ariko nge n'ijambo ngira ryankomeje ikunde uri mwiza uruwagaciro uranashoboye uruwagaciro biheranwa n'agahinda iyakire siko bimeze nibyo kandi Clary reka ngushe mu ijambo abantu benshi muri comment nagiye mbona bavuga ku badamu we umudamu utinyuka akaza nko mu kiganiro runaka Clary witeguye mwakoze urugendo ukemera akaza akaguha inkuru yawe ariko iyo nkuru akayibeshya bimumariye iki twebwe ari kutubwira bimumara iki kuko ibi bintu tuba tuvuga nubwo bizahoraho igihe cyose Clary ariko hari igihe bigeraho tugasa nkaho tubibitse keretse umuntu bikeneye akajya kubireba ariko nona kuba uri kubitubwira utubeshya ubizi neza mu mutima wawe bikumariye iki
ngiye kwa ko ntajya mbibeshya ubwo abo ngabo babazi ibyo bari biriya bintu ni bibi. Nabonye muri comment abantu bavuga ko abamama benshi babeshya umwana murizi ntakurwa urutozi, habe n'abazaza barira byanyabyo bantu babahakanire. Guys, nibyo bisigaye biriho kuri social media. Abantu ubundi baba baje kubwira abantu ngo babagire icyo babafasha. Harimo abashaba bakeneye reka nkubwire Deni, nkanjye ngiye nakiheraho mvuga nk'inkuru yanjye nabonye abantu banganiriza kandi banganirije bingirira umumaro. So rero nitwe dukomeye twiyumure turaryoshye. Iyo numva nko mu myaka ya kabiri azibuka kuki naje kubivuga nk'icyo gihe wenda mukabimbwira urumva nuri kwishima ariko byari kuntera. Natwe twabimenye nyuma turabo mu muryango. Imagine ko twabimenye turabo mu tubimenye 2020 kangahe byarabaye 2019 cyane rwose. Tubabarira kandi umeze nk'umuntu uzi utuntu twinshi kandi ukihisha. Deni reka nkubwire bazakwicaza ndanumduza mu kiganiro nuko yaza kigoye kuko afite utuntu twinshi abashaka kuvuga ariko mwaramuzimije mwamupfukiranye. Ndanafite na YouTube channel umva nkubwire Deni hari umuntu nyine wakuntumyeho abantu nka bane bakuntumyeho barambwira ngo uri mwiza ngo ntago umutwe wawe uhengamye. Komara bawi sevya n'ukuri kwibana uri kumubwira ngo uri mwiza. Ndashimiye akajambo karyoshye ngo uri mwiza ngo kandi ntago umutwe wawe uhengamye. Ndashimiye nuko abantu nk'abana bambwe ngo uzatubwirire Denise seriously bane banyandikiye kwako tuyize dushiraho nimero yawe banyandikiraga benshi banyanatse nimero zawe bashaka ngo harabambwira ngo nshaka kuganira na Denise nshaka tuganire ibintu yanyuzemo ni nk'ibyo naciye mushaka tuganire. Rero hari abampaye ubutumwa mbwa gusa ngo mbikubwire umbwirire meme na mama wanjye yambwiye ngo mbwire ngo uri mwiza ndamukunda ndaza kumusura namubwiye ngo tujye guhana na Denise nanone ngo umubwire ngo ni mwiza. Imana ishimwe ndamukunda umubwire ngo ni mwiza ngo mugire ngo ibihe byiza ngo mwagiye mubwira abantu ibintu bibaruhura imitima koko uri mwiza kandi umutwe wawe ntuhengamye. Murakoze cyane. Ikindi bambwiye useka neza nanjye nicyo natahiye cyonyine ndabati mbeka nigendere ngo rega ngo ntabwo uwo mugabo yavugaga guhengama kandi nkunda guseka shaho ngo ntabwo uwo mugabo ngo ntiyavugaga guhengama ku mutwe ngo ahubwo yakwerekaga ibimenyetso by'uko mutari kumwe ngo mwimbere hagahengama ngo hagahengamira uruhande. Reka nkubwiye Clarisse reka tuvuge kuri byo hari n'igihe wa mungani ariko wa mugani Papa Briana niba uri kunyumva nawe uzazubwira abanyarwanda kuko wasanga narirana no mubangamiye narahengamye nukuri bira ariko reka nkubwiye Clarisse nitukikubireho ibyiza nge nasomye amakomenti rero sibyo hari n'ukuntu bangamira umuntu none akavuga ati wenda uyu muntu sinshaka no kubimubwira cyane wenda iwabo wenda ntibashaka no kuvuga sibyo urumva na mama wakunda guceceka ukamubangamira kuri rwa rwego akavuga ati ndigendeye sinshaka kuzabivugaho kuko mubwiye detail namukomereza simbizi nabyo yambwiye ariko nanjye wa mwungane yako Papa Briana wazambwiye impamvu wambwiye ko umutwe wanjye uhengamye abanyarwanda bari kumbwira ko udahengamye. Uhengamye birashoboka n'impamvu n'imyumvire ihengama. Deni reka gushimira ku kiganiro cyiza duhaye. Abandi bantu bifuza kugira ibintu baganiriza Denise babyandike muri comment. Nawe afite YouTube channel nayo babwiye umubyeyi Denise anyuzeho ikiganiro cy'abasingle mothers. So rero wanyarukirayo ukajya kurataza no kupininga hasi munsi. Murakoze cyane. Ibyo biganiro byiwe Deni turagushimiye rero. Bakunzi bari Rwanda Clarisse urebye kino kiganiro ari bwo bwa mbere please do subscribe. Kubera iki abantu mureba ikiganiro muri abantu 100,000 nka mfite subscribers 45,000 100,000 ahubwo se kuri umunyamugisha bose nyine uwarebye akore subscribe please mu subscribing ngiri ejo undi ngiri 100,000 bibe biruzuye si byose nukuri rero baguhe mu izina rya Yesu sibyo. Rero ndabashimiye bakunze Rwanda Clarisse mukore subscribe musharing ibiganiro byacu like comment muduhereze ibitekerezo ku muntu ufite ubuhamya shaka kutugezaho hariho nimero aho hasi. Muri iyi minsi ndi mu Rwanda abantu bose banyandikiye bavuga ngo tuzakorana ibiganiro mu Rwanda noneho ndahari munyandikire duhane gahunda tuze tuganiriza abanyarwanda tubahereze ubuhamya tubabwire munyandikire tubohoke
reka nkubwire Clary, niweho wari wahisemo ko mvuga iriya pati bari bakubajije, noneho ndanishimye ko ari nyivugiye hano. Mu by'ukuri ikintu nashakaga kuvuga kuri mariage yanjye ndabohotse mu mutima wanjye nakivuzeho, n'ukuri pe ndabohotse nakivuzeho. Rero nyuma ya mariage hari ubundi buzima nagiyemo nyine antaye, noneho ibyo nakubwiye byari biri hafi, nyifite umutima w'abamama, nkiri wa mama wabanaga n'umugabo, ariko byaje kurangira kubera bivuyemo. Ndavuga ati aka gakiza, ibi bintu nizeye maybe ntibikora, bikampindura njye mu ariko ujye uhindura ubanza urebe n'ibindi. Ibyo bindi rero nahinduyemo tuzabivugaho na bikindi gihe, sibyo? Tuzabivugaho na ikindi gihe. Ubuzima yanyuzemo deep tuzabujyamo, kuko burimo inyigisho nshaka gutanga. Tuzabujyamo burakomeye, ariko noneho bo bazantuka bazanyica. Oya, wabitegura neza. Denise sabitwemereye, si utwemereye kuri Rwanda Clarisse. Ntago njye nemera ikintu ntakora. Denise nabikoraga kera ntarakiza. Denise arabitwemereye, namara kubitegura neza tuzaza tubibabwire, kandi namwe mwabishakaga, ariko ntabwo ari ibya nona, kuko rwose nzabibabwira pe ukuntu yabayeho nyuma yo gutakaza urugo, ubuzima yanyuzemo, ibintu byamuteye gukora. Reka batera amatsiko, hari ukuntu bajyaga bakora akantu gutya kazakurikiraho, harya bakitaga gute, ugasanga nk'indirimbo iratangiye ariko umuhanzi ashyizeho izaza coming soon. Ni coming soon se buriya? Ni coming soon. Birashoboka, urumva? Muri ubwo buzima bwanjye noneho ibyo nababwiye muri mariage ni ibyangwiririye, noneho ibyo nijyanyemo bibi, kandi umuntu uri kunyumva, umuntu uri kunkurikirana, amaraso Yesu Kristo ni meza, kandi koko nujya ubona hamwe byanze jya ujya n'ahandi ubanza urebe. Iyo umaze kwikoza hano gutya nibwo uhita uhagarara ahantu hamwe, kuko uzi ko ninjyaha hari icyo urasangayo. Rero ntawe utinya ishyamba, ahubwo atinya icyo bahuriye mo nacyo. Imana iguhe umugisha. So uzatubwira ko ubwo buzima wijyanyemo kandi butari bwiza, ariko amaraso ya Yesu Kristo akongera akakugarukiraho, ubwo nibyo wakijijwe. Amina. Hallelujah. So guys, bye, turabakunda. Ciao. See you.